Bruce Melody abakuru. amahoro amahoro cyane. Tsinda tsinda kabisa. Iyo ndamukanyo urayizi? Ndayizi. Tsinda tsinda. So ubwo rero Ndayizi. ntabwo iki gitaramo nari bugitangwemo. Mm, Igitaramo cyaremeshejwe na Bruce Melody, umuhanzi ubu kugeza magingo aya wakoze ibintu by'indashyikirwa abandi batarageraho. Mbere twajyaga tuvuga ko mm, ntawanyura kuri Cecile Kayirebwa. Ndabona mm, simbizi buri wese afite uko abijyaginga, ntekereza ko utari wanamunyuraho, ariko muri iki gihe cya .com uri hejuru. mm, Kandi na hariya eh, muri Rwanda Day wavuze ibintu mm, byiza, uti kera numvaga ko bavugaga Rwanda rw'ejo nkumva ntibindeba. So buriya hari abantu mm. n'ubu ngubu bumva bakiri abana, ugasanga umuntu afite imyaka 30 ariko ariyita umwana. So abazi gukurikira buriya Ari- wabahaye isomo, urumva. Hanyuma nagira ngo nkubaze, mm, Ama G the Black mubanye mute muri iyi minsi? mm. Ubona abayeho neza? Hanyuma ushatse wajya no mu mateka yawe nawe ukayasangiza abantu bari hano. Ikindi kibazo kindi kito, Soweto ese bifitanye isano na hariya muri Afurika y'Epfo iryo zina? Icya gatatu, ubona abanyamakuru bo muri mainstream media, televiziyo, radiyo, bagifite ingufu cyangwa YouTube yarabakubise ku bijyanye no gutuma indirimbo zanyu zikundwa? Urakoze cyane, reka nawe kwiharira ijambo. Ibibazo byawe ni mwoto mwoto. Reka mbere kuri Amaji. Amaji the Black ni umuhanzi abantu bakunze cyangwa n'ubu bagikunda nk'umuhanzi ukomeye, ariko kuri njyewe si ibyo gusa. Amaji the Black yambereye nk'umuvandimwe, twabanye igihe kinini, tubana mu bihe byinshi bigoye. Buriya ibihe byinshi byanjye bisekeje, ibibabaje n'ibishimishije, inshuro nyinshi nabibanye na Amaji, kubera ko nibuka hari inkuru ntavugira, ariko kwanza reka nanabivuga, none wa mugani wawe zikamwe zitahana cyangwa zitahanayo zikamwe cyangwa zinabyihorere. Amaji Amaji nari mfite kontra muri super level, ariko tutarasinya. Twaremeranyijwe ko bazajya bampa 50%. Noneho Riderman abona utuzi tubiri ariko ampa kamwe. Njye nk'umuntu wumvaga ndi munyakazi, hari muri 2014, nk'umuntu wumvaga ndi munyakazi, nanjye nari mfite akandi kazi i Gisenyi, ariko ndavuga nti reka mbanze nkubite aka k'i Kigali mpite manuka i Gisenyi. I Kigali ahantu twari kuririmbira hari i Nyamirambo, mba ndashogosheye ndaparika. MC ajyaho avuga utuntu twe, akabashyizeho abatera amasiporo, ntegereza igihe cyo gupafomingira cyangwa kugera, mpamagara Riderman 10 nabo bagiye mu bintu bya Guma Guma, ntabwo ari kwitaba. Mfata umwanzuro wo gukansoringa icyo gitaramo cy'i Kigali, kubera ko nabonaga kiri gutinda kandi ngomba kujya no kuririmbira b'i Gisenyi. Birabaye, ndabambwira nyine umuntu wari wabyorganije, ndamubwira nti rero ndabona muri gutinda kandi mfite akandi kazi, ndagiye. Ngiye babahamagaye Riderman, baramubwira ati uyu muntu waduhaye agiye ataririmbye. Urumva byari ibibazo, njye Gisenyi ndapafominga, sinkamenye ko uwitwa bosi wacu nyine icyo gihe, ariko urumva nari ntarasinya, njye numvaga ndi free. Sinkamenye Amaji rero yari yafashe ibyo bitaramo dukora, bosi atabizi abyita izina. Muti yari yarabyise atereye, yari yarabyise ci. Ku buryo ntitubivuga imbere y'abantu, yabyise nta muntu umenya ko ci gutyo nka tayici. shi bisobanuye Agatara muri bukore lebo itabizi. Mpamagaye Amaji nawe yari mfite agaciro, rero ngiye i Gisenyi. ubu nkurikiranira nyine amakuru y'igihe turi buze guhurira n'umusaza, ubona agomba kujyaho nkagaruka, akaba aribwo tuganira ku bya kontra. Ubwo Riderman sinkamenye ko yajyanye na Richard nyine wari boss wacu icyo gihe. Riderman abararakaye ababibwiye boss, ariko we urumva nta cyaha Riderman afite muri ibyo bintu, ko yampaye akazi sinagakora, tutitaye ku byo nanyuzemo. Nta kintu mubaraho. We yarababajwe nuko ahantu yandangiye mbega mbamuteje.
bose aba arabimenye aba arampamagaye ati uri he, ariko ubwo Ama G namuhamagaye mubwiye ko ngiye i Gisenyi ngo andebere, ahita ambwira ati wapa ahubwo ntunsige reka nze tujyane, uri he? Nubika fone mbwira Ama G arambajije ngo ndi, ndamubwira ngo ndi i Kanombe, ariko mu by'ukuri sinari i Kanombe nari i Gisenyi. Ati ndaje nje kukureba ndagushaka. Nihoya wiza nihoya wiza kubera ko nari nsimbukiye i Kabuga ndaje. Ati nta kibazo ni Kabuga uri ntacyo naho nahagera. Arampagama Ama G rero agira inama arambwira ati mubwiza ukuri n'ubundi wafashwe byarangiye. Mba ndamubwiye nti ubu rero ukuntu bimeze nakubeshyaga ndi i Gisenyi, wagiye gukora iki? Kuririmba. Kuki utambwiye? Hari ukuntu rero nyine iyo wubaha umuntu hari ukuntu utamubwira ngo ntabwo turasinya, niyo mpamvu numvaga tutaratangira gukorana. Mbura mu by'ukuri ikintu mubwira, ahita ambwira ngo nugera i Kigali uhita uza kundeba. Ati ndi ahantu hitwa kuri Safintra ni uruganda rwakoraga amabati, sinzi niba rukinayakora. Mba ndashogosheye ngiye kumureba, abarambwira ati kontara yawe ngiye kuyizirika 50% ntayo ugomba kubona, nzagwa 30%. Nanjye na Ama G tubiganira, ariko icyo gihe nari ndi ibibazo byinshi, maze gupfusha mama, ubupfubyi na kariyeri igoye. Umuziki buri uravuna cyane, utesha umutwe, cyane cyane iyo umuntu ataragira imyaka nyine yo gufata imyanzuro ikomeye. Ama G niwe wambwiye ati mva nkubwire rero, korera 30% nta kundi, turebe ko at least umuziki wakomeza ukabaho. Ndamubwira none se kandi njye ufite amafagitire yose yo mu rugo, ibintu byose niyo byishyura n'iki? Arambwira tumva tuzajya twiyaranja nyine dukore ci mu rugo babone nyine nawe ugira icyo ubujyanayo. Urumva rero Ama G ntabwo ari umuntu twabanaga nk'umuhanzi, ni umuntu twaganiraga ibibazo bye, ubwo mvuze ibyanjye ko ibye ntabwo mbifitiye uburenganzira. Imibanire yanjye nawe kugeza ubu n'ubundi ntabwo ari imibanire y'umuhanzi n'undi muhanzi, hoya ni imibanire y'abavandimwe. Tuvugana kenshi kandi umwanya munini, kenshi na kenshi n'ibintu anyuramo byinshi ngenda mbimenya, ariko nyine rimwe na rimwe abantu bavuga ko tutakibanye neza n'iki, ndabyakira ndabyemera ko nta kindi nabikoraho. Ikibazo cya kabiri, kubera amagambo menshi mbabwiye nonaha ndakibagiwe, wanyibukije mwana. Oswaki Okay, yes, ndahari Godfather. Yes. yakubazaga nimba okay. Ndahari papi, kandi merci kimbarize nta kibazo uri umuhungu wanjye. Oswaki muyabazaga ku bijyanye no kuba radio presenters cyangwa TV presenter batarashimijwe na YouTube mu kumenyekanisha ibihangano byanyu. Njyewe mu minsi maze ngenda naragenze kandi narabonye, naragenze ndabona ku isi yose, mu Rwanda niho icyo kintu kiri. Tubona platform nyine nka YouTube iba nini igashaka no kuruta media, ariko ntago ariko biri buriya niko tubireba, kubera ko bo tubasha kubona numbers zabo, ariko ntago wambwira ngo hari YouTube channel ifite abantu benshi Rutsiro kurusha RBA. Ntago bishoboka. Njyewe nk'umuhanzi nemera yuko abanyamakuru bakora kuri media zitari online bagifite ingufu nk'izo bari bafite, ahubwo hari ikintu cyaduhumye amaso turarangara. Nanjye mbibonye vuba, mbimenye nkuze, twararangaye twirengagiza reality nyine, tukavuga ngo umuntu yagiye kuri internet wenda nibwo abona abantu benshi bamurebye, ariko inshuro nyinshi usanga abo bantu bakurebye uri kurebaho baguhumye amaso, ukibagirwa ko hari radio ikavaringa igihugu cyose. Ushobora kujyaho igihugu cyose, umuntu uri guhinga, umuntu uri mu modoka muri kwasiteri ari kuyumva. So nemera ntashidikanya ko mainstream iki leadinze nyine muri media. Icya gatatu nacyo nakibagiwe papi. Bruce Melody. Yes. Mbere yuko ukomeza nagira ngo nkubwire ko uri umuhanga, ufite ubwonko bubona ibisubizo vuba cyane. Nushaka gukora igitaramo i Rubavu, uzaze mu kiganiro Zinduka. Ebana, nituvuga ni segonda rimwe gusa,
abanyarubavu bose Mm. bazakumva bose, kuko Murakoze cyane, niyo murakoze radiyo cyane bumva, kumbwira. nta yindi bayivanga nayo mu gitondo. Mm. So Mm. ni ukuvuga rero ngo nimuguma online mukumva ko ariho muzamenyekanishiriza ibihangano byanyu, muzajya mujya gukoresha ibitaramo i Nyagisenyi hariya Nyamagabe, mubure umuntu n'umwe, Mm. kuko abaturage baracyari none kumwe se na ntabwo radiyo. wabonye ko Yes. ntabwo Oswakim wabonye amazi ko yarenze inkombe mureke kubashuka, none se baje kuri social media mutara batse igiti bakavayo babahunga. Icyo nacyo nagira ngo akivuge da, urakoze. ushaka ko mvuga giti kandi ba giti mu jisho baraha Ivuge ntayo mvuzeho. Oswaki wasoje. Oya, attention, ni Bruce Melody Eh, ugomba gusoza. So eh, namubajije Soweto, ese ni iriya ya South Africa abaririmba bivuze iki, sibyo? abivuye. Hanyuma nari nabisobanuyeho Yari gato yabisobanuye. naje nyuma ubwo, wenda yego mutaraza yego, sorry. reka mbisubiremo nta kintu Ariko bitwaye. n'ibyo bya giti So, ubivuge. giti igihe cya giti byari bigoye pe ntago nababeshya, wenda inzego ziri aha ntizinkurikirane, ntago ngiye kuvuga ko nayitanze ariko narayihatswe mu rwego rwo kwikingira ikibaba. ubwo rero giti cyari ikibazo cy'uko nyine ahari abanyamakuru bashakaga nyine amafaranga cyangwa se batahembwaga neza. N'impamvu abanyamakuru benshi uyu munsi bajya online ni ukubera ko ho bashinga igisa nk'aho ari media house zabo, bakavuga ngo dukorera amafaranga kuri YouTube, noneho ntabwo dukeneye guhembwa n'umuntu. Nibuka kera Yago agitangira gukora kuri TV10, naramubwiye none se Yago, ko mfite amafaranga waretse tukagura kamera tugakora YouTube channel. yarasetse arigaragura, arambwira ati ibintu uri kumbwira hano mpembwa neza, mfite akazi keza kari seriye, ntabwo ibyo bintu ushobora kubijyamo. Bukeye arongera arampamagara arambwira ati bya bintu nabitekerejeho n'amakamera namaze kuyagura, mbona Yago TV show yaratangiye, ndi no mu batumirwa be ba mbere hariya kuri yego. No, niko niba bimeze. mbyumvishe neza. Mm. Wamuhaye proposition na idea. Araguseka cyane. ntabwo yabyumvaga yabyumvaga. icyo gihe ntiyabyumvaga, ariko yaje kureba arabikurikirana, aza kumenya akamaro nyine online online ihemba abanyamakuru neza, turabizi twese. Ariko hagati mwaho ngaho hatwaye igihe kingana cy'imelody. Hagati yo kubimubwira n'igihe yaguhamagaye kuri ko amaze kubifungura hatwaye igihe kingana iki? Hakiyemo igihe kingana. ni hagati y'umwaka n'ibiri. Komeza. Ubwo rero igiti kuyisaba hari amafaranga make muri media, ariko ntabwo nibaza ko bikiri uko uyu munsi, kubera ko nigeze kuba muri media h'igihe gito, mbona ukuntu barekrita abantu, ukuntu imishahara yabo imeze, ntago abanyamakuru bagihembwa amafaranga make. Sinibaza ko rero uyu munsi turi mu gihe cya giti. Icya kabiri, internet ikintu yazanye gikomeye nuko ushobora gukoresha TikTok indirimbo yawe ikamenyekana ku isi hose. Ariko njyewe ndi kuvuga noneho, ni ukuvuga ngo abanyarwanda bakoresha internet ni 1,200,000 ahari, ntabwo nibuka neza imibare, ariko ntibagera kuri 2,000,000. Turi miliyoni hano 13. ubwo iyo 1,000,000 tuvuge ko turabishimye, irabyumvishe, tugashyiraho na diaspora. Abasigaye se 12 bo ninde uzabamenyesha kubaho? Mwabonye igitaramo cyabereye i Musanze cya kwita izina ibintu Senderi yakoreye abahanzi. Ni ukubera ko Senderi aca we noneho ntago arenze ibyo guca kuri radiyo, aca mu masoko. aca muri za radiyo zo ku isoko. Rero radiyo na televiziyo ngenda cyabiha agaciro bifite kandi bikwiye, naho giti yo icyo gihe cyarageze nyine y'abahanzi bakajya basabwa giti bakayitanga, utayitanga ntucurangwe. Ni struggle nawe yabayeho kwa ariko igihe kiza kugera irarangira. Nibaza ko nta muntu ntago twakwiye kubitindaho, ahubwo reka nivugire kuri Soweto. Soweto ntago ari izina ryo muri South Africa, ni Soweto, nko kuvuga ngo tegereza, ariko hariho o nk'imwe abanyanigeria bajya bakoresha. Rero iyo biririmbye cyangwa iyo bivuze wihuse biba Soweto, cyangwa uko biririmbika, uko byumvikana. Yaravuye ngo ugiye ngo Sowati. Soweto.
kayo karoma n'akasamutwe sibona urugito z'umuntu ngaho bikora Godfather, fata undi nanyuzwe